uriya muntu iyo umucunze neza ubona ko ari ubugome ndengakamere yifitemo. Biriya nibyo nahoze nkubwira ngo ibi byose ni amateka. Buri wakurikirana ukamenya wenda background ye ushobora no gusanga ari bya bindi nizangenga bitekerezo z'ababyeyi bonse mu mabere ya base na ba nyina hari. Ubona bikibakurikirana. Niba avuze ati nta kibazo mfitanye n'abakoresha, nta kibazo mfitanye n'umwana, umwana yari afite uburere, uzi ko naho agera akavuga ngo kubera ngo umwana yaba yariyahuye ngo kubera YouTube ajya abona ngo amafilime abona kuri telefone, nyuma kongera akavuga ati ni umubyeyi ngo wamuharasingaga, waharasinga umwana wawe utari ko wabyaye. Mu masaha make yashize twari ku kibuga cy'umupira cyahazwi nka Karubibi, ni mu murenge wa Rusororo, akarere ka Gasabo. Twari turimo dukurikirana urubanza rw'umugore cyangwa se n'umugore wakoraga mu rugo rw'uyu mugabo mureba imbere ya kamera. Tugiye kuganira nawe, ariko urukiko rwanzuye ko uwo mugore afungwa burundu nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kwica umwana yareraga muri urwo rugo yakoragamo. Tugiye kwakira uyu mubyeyi, ni ibihe bikomeye arimo byo kubura umwana we, tunamwihanganisha tumubwira ngo akomere. Ariko mbere na mbere turabanza tumubwire uko cyangwa se tumubaze uko yakiriye imikirize y'urubanza. Murabanza mutwibwire birumvikana, ariko munatubwire ko mwakiriye imikirize y'urubanza. Murakoze Jado na Jean Paul, kuko twese badusomeye icyo cyemezo cy'ubutabera turi hamwe, ariko nicyo kwishimirwa kuko nkeka ko mu mategeko y'u Rwanda hano aricyo cyaha, aricyo gihano kirenze ibindi. Turacyishimiye rero cyane, turashima leta yacu, turashima ubutabera, turashima inzego zose zitandukanye zabigizemo uruhare, n'uburyo urubanza rwihutishijwe. Si ku bwacu ahubwo ni ubuyobozi bwiza dufite. Ni muri urwego rundi kushima ababigizemo uruhare rwose kugira ngo uyu munsi bibe birangiye, urubanza barushoje. Turabyishimiye. Umuntu wenda yakwifuza gusubira inyuma, hari abatarakurikiranye imigendekere y'urubanza, hari abataramenye uburyo icyaha cyakozwemo. Nubwo utari umushinjacyaha ariko uri umubyeyi w'uyu mwana wa nyakwigendera, bagira ngo dusubize inyuma utubwire ubundi uyu mukozi yageze iwawe ryari, wamubonaga gute, yitwaraga ate ku bana bawe, mu rugo yari umukozi umeze ute? Twagira ngo dusubize inyuma muri urwo rugendo. Ntabwo iby'amatariki yatangiriyemo akazi ibyo sinabimenya, sinabyibuka, kereka habayeho kwicara nkafata umwanya nkayivugana n'abo dufatanije urugo, ariko nta gihe kinini yari yakamaze kuko nta kwezi kwari kwagashira. Urumva ko cyari igihe gito gishoboka. Mu mibanire ye nta kibazo cyari gihari, kandi nawe niba mwarakurikiranye iburanisha nawe yavuze ko nta kibazo yari afitanye n'abakoresha be. Even n'umwana yavugaga ko nta kibazo afitanye nawe. N'umucamanza mvise ko yabivuze mu gusoma urubanza ko yemeje ko uriya mwicanyi, ko yemeje ko umwana yari afite uburere nta makemwa. Ubwo ibyo mbaje ndacyakora ko hari n'abandi gusubije neza, ariko hari kibaye kibagiranye wambaza. Noneho umuntu wese yahita yibaza, se yarabanye neza n'abana yariraga, abakoresha be nta kibazo bari bafitanye, kugira ngo noneho atekereze cyangwa se ajye kwica umwana yariraga? Umuntu yahita yibaza uwo mutima wavuye, cyangwa se nubwo wenda atari we turi kuganira, ariko nawe nk'umuntu mukuru ushobora kureba ukavuga uti hari ikintu nabonaga cyangwa se hari icyo nkeka. Gukeka si byiza, kandi nta nubasha kubona umutima w'umuntu, ariko ikibigize byose urabona ko ari ubugome ndengakamere yifitiye. Twabisanisha n'amateka y'igihugu cyacu, ariko probablement ni amateka akidukurikirana. Niko mbibona.
iyo uganiriye n'abaturage inyuma nka hariya twari turi aho iburanisha ryaberaga, umuturage aravuga ati ntabwo byumvikana uburyo umuntu mukuru nk'uriya yatekereza cyangwa se yagira umutima. mwe mubibona gute, cyangwa se wowe kuri wowe ni n'icyo ubivugaho ko kuba umuntu nk'uriya yari n'umubyeyi kameme w'abana batanu? ayo nayo n'andi makuru abantu bakwiye kumenya, koko uriya ntabwo ari umukobwa, yari umubyeyi ufite abana batanu yasize iwabo ku ivuko, aza mu muhakazi aramucumbikira mu muhakazi kugira ngo arebe ko yarera abo bana, ariko noneho agiye kwica undi mwana yareraga. Davis, uriya muntu iyo umucunze neza ubona ko ari ubugome ndengakamere yifitemo. Biriya nibyo nahoze nkubwira ngo ibi byose ni amateka. Buri wakurikirana ukamenya wenda background ye, ushobora no gusanga ari bya bindi nizangenga bitekerezo z'ababyeyi bonse mu mabere ya base na ba nyina hari, ubona bikibakurikirana. Niba avuze ati nta kibazo mfitanye n'abakoresha, nta kibazo mfitanye n'umwana, umwana yari afite uburere, uzi ko naho agera akavuga ngo kubera ngo umwana yaba yariyahuye ngo kubera YouTube ajya abona ngo amafilime abona kuri telefone, nyuma kongera akavuga ati ni umubyeyi ngo wamuharasingaga. Waharasinga umwana wawe utari ko wabyaye, umwana w'imyaka 9. Niba avuze ko umwana afite uburere, uyu mwana afite harassment, ubwa burere bwagaragara gute? Ntabwo bishoboka. Ikindi ndacyako mwebwe nk'abanyamakuru mufite experience nyinshi kuturusha, hari cases nyinshi mwahuye nazo. Kuvuga ngo umuntu nabisha abantu muri 1994 ni uyu munsi arabihakana ati nari ndwaye, nari ngize nte. Ahubwo bari uyu munsi sinzi niba bafite ibindi bari guhorera, sinzi, ariko abo birabura bafite uko bazabikurikirana inzego zibishinzwe. Tuva twebwe ibyo si ibyacu. Twakoze ikibazo kiri tekinike, kuba yaraje gukora mu rugo rwawe hamaze ibyumweru bitasaga 3 cyangwa se bitarenga 3, akaza afite imyirondoro 2 habanye. Hamwe yitwa Musabyimana Christine, ahandi yitwa Solange Nyirangiro Sanga. Mu by'ukuri iriya myirondoro 2 yamwe ni ku ikarita ya mituweli. Nagerageje no kureba iriya karita, hari uburyo wahindura ifoto. Ushobora kuba ushaka mituweli yenda uri umubyeyi, umwana ararwaye cyangwa nawe ararwaye, ugashaka umuntu witwa Nyira Solange nako witwa Christina, ariko ugafata ifoto yawe ukayomekaho. Mu bushishozi narebye hateyeho kashi yashyizweho n'inzego z'ubuzima. Mu by'ukuri kuba yari afite imyirondoro 2 itandukanye mbere yo kuza kwa kakazi, kuko imiryango imwe n'imwe igiye yakaba akoze indangamuntu zo mu rugo, umuntu akagira ngo umuntu yitwa Jean Paul kandi yitwa Musabyimana. Nyuma mwabonye gute kuba mu bintu byasatswe ubwo yatabwaga muri yombi yari abitse mu rugo biri mu gikapu cye, hari harimo inyandiko yandikiye ivuga ngo kuri itariki nzica runaka nitumara kuryamana amusanze Rusizi. Buriya bugome bw'indengakamere mu by'ukuri wamusobanurira gute abatamuzi mwe mwabanye ibyumweru 2? Jean Paul, harano na gukosora aho uvuze ngo azaryamana n'uriya muntu, ibyo ntaho twe twabibonye, ibyo nibyo bivugiye mu bugenzacyaha. Nyako no mu rubanza mwarabyumvise. Ariko iyo dusanishije ibyo byose uvuze byo guhindura amazina, ari kwiranga muntu nari kuri mituweli kama ni mituweli bitandukanye, ibyo byonyine bikwereka umuntu wari we. Umunsi yitwa Nyirangiro Nsanga Solange w'Iruri, niba ari mu kagari ka Busoro mu karere ka Gakenke. Ubundi ugangira ugasanga iyo karita yivurizagaho niyo mu karere ka Kirehe, aho bita Nasho. Ariko imyaka n'imwe hose ni 85. Ayo ni amavuko. Ariko ahamwe avuka mu majyaruguru, ahandi avuka iburasirazuba. Kandi uvuze neza ko iyo karita yivurizagaho yari kashete, sininyomekano wenda uvuge ngo yo yanayomekaho. Ahubwo mbona banabikurikiranye ibi bintu nkuko nanabivuze mbere, hashobora kuba hariho shene y'abantu baba bafite umugambi wo kuduhekura. Hanavuzwe ko yahamagaye nyirabuja mu gitondo cy'uwo munsi amubwira ngo ese nkuzanire igikoma, ko igikoma cyahiye. Ku shuro ya mbere yari abikoze, abantu bati kiriya gikoma
iyo nyirabuja akinywa umudamu wawe ubwo yenda harimo wabaye igitambo kwa abaturage bavuga ko gishobora kuba cyari gihumanye kuko yamwingingiye kuza kunywa igikoma ibyo byo babivuga iki? oya ibyo byo nta kintu kinini nabivugaho, ni ibivugwa rero aba ari ibivugwa, sinajya kubihamya, ariko ubwo niba wenda nawe wari umugambi Imana ishimwe kutagezweho. Icyo twavuga ni kuri Davis wishwe na Ngirunsanga gusa. Abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga babivuzeho mu buryo butandukanye, bagiye babyitsaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umubare munini uti birashoboka, undi uti ntibishoboka, umwe ati nabambwe, undi ati nyamara si wowe wabikoze. Mu by'ukuri imbuga nkoranyambaga uzibaho urazikoresha, sinzi niba waracishagamo ijisho ukazisoma cyangwa se barakubwiraga batari abantu barimo gushinyagura babaga bati Davis yakwiyahura, mwagahita bamwongeyeho ngo ndi mu Bufaransa ufite uwanjye ngo yiyahuye afite 7. Jean Paul, ikintu kimwe twumvikane ni kimwe, ntago Davis yiyahuye. Wongere ubimenye unabishimangire nabo mvugana nabo. Icyo kintu ni ikintu mba ntifuza umuntu, ntago uwo muvumo ni wacu hari, ntago yiyahuye. Iyo mukurikiranye n'uburyo umupira wawuzinze muri ziriya giriyaje n'amapfundo yaragize uwo mupira, Davis nta butindi yakuriyemo bwamenya gupfundika ariya mapfundo akazamura hejuru. Ibyo rwose nta nubwo ari byo gutinda ubivuga, ni abo bavuga ibyo batabyemera ntaho batandukanye na Ngirunsanga, abo ni bamwe nyine. Iyo ni yanjye ngabitekerezo yikomeza kuvuga umuntu yanditse kuri social media yavuze uko abishaka, nuko abishaka nyine bitewe n'urwego arimo naho ari. Abo ni bane n'ubundi birirwa barwanya gahunda z'igihugu cyacu. Ndishye twabonye mu cyemezo cy'urukiko igihano cya nyuma mu Rwanda uyu munsi, nyuma y'aho igihano cy'urupfu kivuriyeho muri 97 hakazamo igihano cya burundu, nubwo umubare munini ugitera kamati nyamara cyasubiraho. Nta ndishyi umuryango watse oya nta ndishyi twasabye. Uriya se wamusaba indishyi z'icyo ushaka iki naguma nibye. Isomo ku babyeyi kivuze iki? Mu minsi ishize wigeze, ntabwo rwari urwenya byabayeho nyuma y'urupfu rwa Davis, hari umwana wari mu rungano rwe wagiye mu rugo abwira umukozi ati nanjye nyica na Davis bamwishe. Hari imaje abakozi bo mu rugo mu by'ukuri n'ababyeyi uyu munsi ni Ndera mu karere ka Gasabo, ariko ikibazo cya Davis cyangwa se urupfu rwe rwageze henshi hashoboka ku isi, no mu Rwanda harimo. Hari uburyo noneho abakozi bo mu rugo bagiye kuba nanone ikindi kibazo, imiryango imwe n'imwe ikabikanga, uruhare rw'ababyeyi mu gukurikirana abana, uruhare rw'ababyeyi mu gukurikirana n'umukozi, ukamenya koko niba ari uw'iruri, ukamenya ko ari uw'iruri. Nibyo n'ushize ndumva twarabiganiriyeho, narabibabwiye ndababwira ngo amahitamo n'aya buri muntu n'aya buri mubyeyi, ariko ikiriho cyo ni kimwe, nuko abantu bagomba kwishakiramo amahitamo yabo, ariko numva ibyiza abantu bakwiga kumenya kwikorera. Hari naho tujya twumva aribo bitunganyiriza ibigendanye n'imibereho yabo mu rugo, ababishobora nicyo bakora. Ariko mu gihe nabwo ibyo bitarashoboka, wenda bitewe na milieu turimo, milieu dukoreramo, numva habaho abahanga cyangwa ubuyobozi bwashyiraho uburyo bwa monitoring mu gukurikirana abakozi dukoresha. Ni kimwe n'uko hashobora kumenya abantu binjira mu midugudu, mu masibo, no mu masibo yacu turamenya ngo hari umuntu winjiyemo mushyashya, no ku rubuga tukabimenya, ku mbuga duhuriramo z'amasibo yacu cyangwa z'imidugudu, mukamenya muti Jean Paul yavuye aha n'aha yakoraga iki. N'aba bakozi rero mbona habayeho uburyo bwiza twamenya gukurikirana aba bakozi dukoresha, baba mu mago, baba nabo ku mashantiye,
baba n'ahandi bakora aba bita wenda ba casual workers muri tekinoloji hakabamo uburyo bwa tekinoloji bwo kumenya kumonitoringa aba bantu tukaba twamenya naho bavuye icyo bavuye bakoze kuko niba bakurikiranye neza nyirangiro nsanga babonye ko ibyo yakoze ubwo bamusomeraga babonye ko ari fieri y'ibyo yakoze namwe abanyamakuru nimujya kumufotora akahita kureba neza kugira ngo umuhe ifoto nziza n'umwarabibonye aho uretse araho wavuga kuri ya mugore adafite ubuterahamwe muri we ndumva rero nta kindi narenzaho ibyo birahagije ariko sinarangiza nongeye gushimira polisi y'igihugu RIB n'ubutabera n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu uburyo bakoresheje n'ingufu bakoresheje kugira ngo Davis abone ubutabera n'umuryango we tubone ubutabera tukaba tubashimira cyane turabashimira cyane aho bari hose Imana ibahe umugisha urumva habaho application niko nabivuga cyangwa abantu bize ICT barabizi kuturusha hariho uburyo bashobora kwicara bakabitekereza nk'abantu bize ICT ikoranabuhanga hakabaho uburyo bwakoreshwa abantu gusa ntabwo ujya ureba nko kwirangamuntu n'urugero naguha bashobora kwirangamuntu bakabona amakuru yawe yose ubuse kuki application tutayishyiramo ubuse ko habaho yego moto ubu ko ushobora guhamagaza taxi voiture utavuye aho uri kandi kaza ubuse ko ushobora gukomanda ibiryo muri vuba vuba ntibabikuzana ubuse ni gute iyi application itabaho y'abakozi tugashyira muri system ukavuga ngo Jado ugahita ubona Jado aho yakoze uko yahavuye ushobora no kubusaba amakuru uwamukoresheje murumva ubwo buryo butazafasha imiryango yacu n'igihugu cyacu mu buryo bwo kugabanya ibi byaha bya hato na hato nibyo kereka wenda niba hari ikindi atongeyeho nta kindi ni ugushima turashima ubuyobozi butandukanye RIB n'ubutabera n'ubucamanza uburyo urubanza mwarwihutishije rwose turabibashimiye murakoze cyane hano Rudasingwa Victor umubyeyi w'abana batatu wa Rudasingwa Ihirwe Davis ariko akaba yari afite mushiki we na mukuru we nubwo yagiye ari mu mubare w'abana bawe umuryango mugari w'abanyamakuru ntabwo navuga ngo ngiye ku giti cyanjye nubwo tuza mu makuru ariko dufite umutima dukomeje kwihanganisha umuryango wawe kandi aho uzakenerera ubuvugizi ubwo ari bwo bwose se na ngombwa na bino byago turimo twe turahari tubereyeho mwebwe mu nyungu rusange kuko nicyo cyacu niyo mpamvu twashinze nyine ibi bigo kugira ngo dufashe abaturage mu nyungu rusange urakoze cyane murakoze urakoze kuduha ikiganiro cy'umwihariko murakoze